ukuri kamubwiza ukuri uri kunyumva ndamutse nsanze muri leta narasezeranye n'umugore kandi nazi ngo ibyo birori byabereye hehe byakozwe nande noneho nanjye nambonye uburyo na gute wambwira ngo nasezeranye n'akana tutarasezeranye kubwira ko bikubwira wapi we reka no kubivuga hatagira umuntu kumva kandi biri kubaho mu mashyamba benshi bagisanga ariko bimeze hare we ibaze rero nsanze reka ariko nsanze ari wowe naribi ariko nabwo ntabwo byakunda nabanza nkajya kubaza ariko ubuze gusanga warasezeranye n'umuntu urumva usanga warasezeranye n'umuntu ariko utazi ngo ibyo birori byabereye wenda n'abantu ngo babitahe babyenjoyinge ariko ugasanga urumva byavamo ikaba ifite undi mugore barebamo bagasanga basezeranye n'izindi ubwo se wowe wabyemera umugore utazi wowe wabyemera nyine babikuramo muri sisiteme babikora ni leta iba yabikoze bashaka kugira ngo babangamire abantu gusa oya bivuze ko bizajya sheri ndebye abantu barimo gusomana mpita mbikuraho ngo iki bari kugukoresha umubu uvuze niba ariko ikirimo kunkorera hano hanze niba hari igihugu kibi na Uganda ibamo Uganda sha ngizi kabana ajya ari kuvuga ya nziza ikaba mbi reka Uganda se ubwiza bwaho usibye gukorera amafaranga hari ubundi bwiza bwaho iyo bigeze rega muri ubu buzima busanzwe Uganda iba nziza pe ariko nanone uko iba nziza uko abantu bayikunda uko abantu bajyaho benshi nayo iba ifite ibintu byinshi bituma iba mbi urugero nk'ubu ngubu ku kintu gituma habaho imibu myinshi uburwayi buba buriyo indwara zose zirimo kwaduka zihadukira Uganda Ebola nabanje kuhabeshyera pe ubu ntabwo irahagera Kongo igiye kubara isuku Kongo se ko hariyo abantu benshi b'abahashyi Kongo hari abantu benshi b'abahashyi sheri ubwo ngubwo singiye kureka nkaryama nubwo turimo kuvugana ariko ntabwo birimo kundyohera kubera ko nta vibe ufite ntabwo sense niba ari amarezo tuwakambamo zigiza kari akajya he
banza nerete nyine nyine turyame nishimye. ntacyo byamire byamire se ndacyanze. Nabyanze. ntabyanze nyine Nabyanze. ntabwo mbwirire Umva mbese. mbwirire Chere wanje ndagukunda cyane. Ndagukunda cyane kandi ndakwemera cyane kandi nzakubera umugabo mwiza. Sibyo? Ariko Chere ubundi iyo bavuze ngo kuba umugabo mwiza uhita wumva iki? kuba umugabo Okay, reka ndeka kubaza ikibazo cy'abagabo. Kuba umugore mwiza nyine bigenda bite kugira ngo Okay, kuba umugabo mwiza iyo bavuze ngo nzakubera umugabo mwiza uhita wumva iki? umugabo ugera mu rugo akamenya inshingano ze. Ngaho mbwira inshingano z'abagabo. z'abagabo Eh. ya mbere ni ukwita kuri famiye yewe na Kwita? famiye ye reka zose wabirondora. Alo? Ale Gusa kutarimo kumbwira. Kutarimo kumbwira. inshingano zo mu rugo umugabo ashinzwe. Izo nshingano zo mu rugo ni nyinshi. Inshingano zo mu rugo ni nyinshi. Ntabwo ndimo kumva. Alo? Ale nanjye mfite n'inshingano zo gufata neza leta. nanjye mu nshingano mfite inshingano zo kugufasha mu gukora no kwitaho nyine. Yego. Ubundi wowe ndi proud yawe. Ubundi ni wowe wanje. Ubundi uzi ko ni wowe mvuguka nyine ndavuga ukanyumva ukantega amatwi kubaha ibyo mvuga ndabigukundira. Ariko Chere nari ikintu nshaka kukunengaho. Hari ikintu nshaka kunengaho. Nenga nta kibazo. So nakunenga iki? Ese ntahari wambwira biramfasha ariko. Chere ndagukunda ariko ubaye subiza ko iyo uri mu makosa se mbikubwira. Iyo uri mu makosa ndabikubwira. Iyo makosa ndabikubwira ariko ubu ngo nta makosa urimo ntanemo kugira ngo numve nyine ko ukuri buvuga ariko nta makosa ufite.
yambwira yose namenye n'uko biriho. ngo se ubundi ikosa rya mbere ufite urumva uri kunyumva nuko utarabana nanjye ikosa rya kabiri araburi nyine alo genda hari noneho ngubu ikibazo ni njyewe uwo yafite ubundi ni njyewe ugomba gushyira ibintu mu bikorwa si sheri ntabwo nabyumvishije neza urakoze sheri salamu sheri ubundi gira ikintu ubwira umuntu aramutse arimo kumva njye nawe turimo gukundana gira ikintu umubwira ntabwo mwumva ndi kuvugana nawe urumva yaba yishimye hari igihe avuga ati ibyana birakundana rata ngwicishije ukubwira uwo muntu we yakibaza ngo ndabizi nawe yahita yibaza ati babawe aho ngaho akenshi harimo abandi bareba abahita avuga ngo ntabwo bibaho kumva afite umukobwa cyangwa umuhungu ugenda agira aho ngaho agashaka ko byivangamo ngombwa ngo buri muntu wese uko ari buri muntu wese si ngombwa ngo umwigaragarize icyo uri urugero sheri ubwiye ngo iki ntareze ufite cyo kubwira buri wese ni ukwiye kumwizakira uranyumva njye nta kintu numvamo rwose ni ukubwira umuntu wese si ngombwa ngo umwigaragarize uko uri ndetse nyine abantu bose baje kwimurira ko ubaye abaje kugutereta abantu bose ntabwo baba bishimiye uko ubayeho uko bameze kose ibyo ni akazi kabo icya mbere ni uko mwikundira wowe si byo se
sheri Hmm? be halo Halo. sheri Ndakumva. bye reka tujyame ndumva bya telefone Reka basi telefone. ngwiki Reka mpindure phone. ufite indi se